Ndabashuhuje abari kumwe nanjye, ndabashuhuje aka kanya. Uyu mwanya aragira ngo tuganire mu minota mike cyane. Ni ukuvuga ngo ndashaka kugira ngo mumfashe tugirane ikiganiro cy'iminota mikeya. Wowe unkurikiye umbabarire tugendane kugira ngo tubashe gusigira message abatari kumwe natwe, abatarabasha kuba baboneka muri iki kiganiro none aha ngaha. Message nshaka gutambutsa ukaba utangiranye nanjye, ukaba ugiye gusozanya nanjye, umbabarire nawe ugira ubutumwa usiga muri message kugira ngo uri bubashe kuza nyuma twashoje arimo gukurikirana message zatambutse cyangwa se arimo gusoma message muri comment hariya abanditse comment bansubiza ngewe. Uyu nguyu uri bubone video nyuma aze gusoma, aze kumva video uko yatangiye, aze no kureba comment mwanditse. Ikintu nshaka kubaza kiragira kiti: sosiyete turimo ubu ngubu, sosiyete turimo ubu na sosiyete na kera na kare, abanyarwanda uko mubona urukundo mu bantu muri iki gihe, n'abashobora kuba bazi cyangwa se basomye ibitabo bavuga bumva amateka ya kera, abantu ba kera, urukundo rwa kera n'urw'ubu ubigereranya ute? Ndashaka ko usiga ka message gato. Ndashaka ngo iki kintu cyumvikane, turebe ukuntu tubayeho muri iki gihe, ukuntu abantu babanye, urukundo abantu bafitanye mu miryango, ubushuti busanzwe mu baturanyi, mu bo mukorana, aho ugenda, uko ubibona, ubisanisha ute n'urukundo rwa kera? Cyangwa se wowe washoboye kugirirwa amahirwe ukaba waragenze ibihugu bitandukanye, ukabayo, ukaba mu bihugu bitandukanye, wagiye ugereranya ute urukundo rw'Abanyafurika n'urukundo rw'i Burayi? Ese ubona iyi si dutuye, abantu bayituye mu buryo bumeze gute? Ubona ubusabane bw'abantu kuri iyi si bumeze gute? Kuri uyu mubumbe dutuye, urukundo rw'abantu muri rusange ubitandukanye ute, ubibona ute? Nicyo kintu nshaka ko tuvugaho. Topic y'uyu munsi niyo nshaka ko tugira icyo tuyivugaho. Nawe wagira icyo ubivugaho. Ndabizi ko twese dufite uko tubona ibintu, dufite uko dufata ibintu, dufite uko dushobora guhuriza hamwe tukazamura uru rubyiruko rurimo rubyiruka, aba bana batoya, nkatwe nk'abantu bakuru tubarusha inararibonye, tugire icyo dusigira uru rubyiruko, kuko turimo ibyo batureberaho nibyo bazamukiraho. Ese wowe message usigira abana batoya, aho ugenda, n'icyo ugenda ubiba muri aba bana ugenda uhura nabo, niyihe message ugenda ubasigira? Gira icyo tubwira kugira ngo turebe u Rwanda rw'ejo uko ruzaba ruhagaze. Gira icyo tubwira kugira ngo dusige message mu rubyiruko, duhereze aba bana batoya barimo kuzamuka, tubahereze urukundo, turebe urukundo turimo duhereza aba bana, hanyuma turebe ukuntu u Rwanda rw'ejo ruzaba rumeze. Mureke dutangire dusize, dukore fondasiyo y'u Rwanda rw'ejo hazaza. Iyi fondasiyo tuyubake dute? Fondasiyo y'urukundo turimo guha abantu. Fondasiyo y'uru Rwanda ni ukuvuga ngo, bishatse kuvuga ngo urukundo tugiye gutangira kubaka, mureke twubaka urukundo nyarwo, turebe ukuntu aba bana ejo hazaza hazaba hameze. Turarwubaka dute?
duhere muri aba bana batoya barimo bazamuka, ibyo barimo batubonaho tubisigasire neza kugira ngo batangirane na fondasiyo yubatse neza, maze bubake ejo hazaza. Tuzaba tureba tugeze mu myaka iri imbere, igihe tuzaba turi mu myaka ikuze, turangamije iby'urubyiruko ruzaba ruduhereza, icyerekezo cy'urubyiruko ruzaba rurimo ruduha, u Rwanda rw'ahazaza urubyiruko ruzaba rwubatse, ruzaba rwaraturutse mu bitekerezo tuzaba turimo kubahereza ubu ngubu. Nawe isuzume witekerezeho, urebe uburyo uri kubaka sosiyete nyarwanda. Iyo mvuze sosiyete nyarwanda mpera ku rubyiruko, sosiyete nyarwanda kuko ari rwo rurimo kuzamuka, ejo hazaza uzasanga ari bo ba Rwanda rw'ejo. Rero nta handi babikura muri twebwe dusa naho tubakuriye. Ni ukuvuga ngo icyo ubibye nicyo uzasarura. Ngayo rero nguko uko bimeze, dusigasire dutya, dushyire ku munzane, tubaransinge ibyo turimo, baransinge n'ibizaba bihari mu gihe tutazi, turebe kure, twe kureba none ahangaha aho turi, none ahangaha turaha, turebe kure, turebe intumbero y'igihe kizaza, igihe tuzaba twebwe tutagishoboye. Kandi ngo abakuru barabibonye, baca umugani bagira bati igiti kigororwa kikiri gitoya. Dutangire rero tugorore, tuzamure imikurire y'abana batoya, turebe kuntu ejo ubungubu uru Rwanda turimo tubona, umuvuduko iterambere turimo kugenda tubona, tuzabe tureba u Rwanda rw'intangarugero mu mahanga, rurenze uko tubibona ubungubu, tubikesha igihe tuzaba tureba urubyiruko ari rwo rurangaje imbere ubusugire bw'igihugu, amahanga akoma yombi bashima u Rwanda bitewe n'aho rwatangiriye n'aho ruzaba rugeze, ariko bagira bati tubikesha ababyeyi bacu. Mureke rero dukomeze dusigasire abana batoya, tubazamure neza, tubahe uburere bwiza, tugire urukundo, urwo rukundo turubabibemo, bakundane, ari twe babikesha. Mwokabyara mwe, mureke tugire urukundo nk'abantu bakuru, dukundane nk'umuco nyarwanda, tubikeshe natwe, tubikesha abo twakomotseho, ariko noneho mureke turusheho tubigire akarusho.